ngo nk'abadamu b'abanyarwanda n'abanyafurika bajya bacomora abagabo babo amafaranga. So ibyo bintu wowe hari icyo biziho? Abadamu urabikora? Ese ubundi umugore ajya gufata amafaranga nta burenganzira yafitiye byatewe n'iki? Ushobora no kubikora wenda nk'umumama ucunga wenda nta mwana ukureba, ni wowe n'uwo mufuka. Ariko nemera icyo bita spiritual world, ubuzima bw'umwuka. Uko mu marangamutima yawe hameze, ibyo utekereza, ushobora kwibwira ngo ntago wa mwana bizamugeraho, ariko kubera yuko ubikora wowe nka mama bikazamugeraho. Muraho, turagarutse nubwo ntagaragara kuri kamera, ariko Ntagungira Godfrey. Kuri Hanye Space hari abantu bajya babaza ibibazo. Uyu mwanya tuwuhariye gusubiza ibibazo. So Agnes Uwera nka as a financial coach, yo mu Kinyarwanda twavuga ngo umutoza mu by'amafaranga, hari umuntu wabaje ikibazo ngo nk'abadamu b'abanyarwanda n'abanyafurika bajya bacomora abagabo babo amafaranga. Tuvuge Godfrey yiriwe ku kazi, ashakisha ubuzima, ariko hano afite kuri kofi ye afite 50,000. Yataha ejo mu gitondo yagera ku kazi agasanga ya kofi hari amafaranga buramo. So bikavugwa ko baba bacomokoye. Iryo jambo iryo zina bayahaye. So ibyo bintu wowe hari icyo biziho? Abadamu urabikora? Urakoze cyane Godfrey. Wenda mbanje kubasuhuza abakunzi ba Hanye Space. Nongera kubasaba ngo rwose ni utari wakora subscribe kuri Hanye Space uyikore, uduhe comments kandi ukore na like. Ikirushijeho cyane twubaka turi benshi nuko wasangiza ibiganiro byacu abandi bantu. Yego. Kugira ngo twese ibi biganiro byubaka, niko tubyita kuri Hanye Space, conversations that build, bikubaka kugira ngo ufate ibyemezo bikwiye bigere kuri benshi. Ku kibazo cyawe Godfrey waruvuze ngo abadamu benshi bacomokora abagabo. gucomora ni ibintu biremereye. Ariko ubwo ngubwo kuko abakunzi ba Hanye Space cyangwa hanze ahangaha ko tujya tubyumva ko bibaho, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ngo nta mwotsi ucumba nta muriro. There is no smoke without fire. Icyo kintu ni ikintu dushobora gushakira amazina menshi. Uragiye irihe zina? Hari abavuga gucomora cyangwa gucomokora, ariko je navuga gutwara ibitari byawe. Ngiye kwiba? Nta ruhushya. Ndimo kwanga gukoresha ijambo kwiba kuko bisa nkaho biremereye. Kwihesha ibitari byawe. Kuvuga ngo ni ukwiha ibitari byawe. Ndagasobanura gatoya. Nk'aba umudamu washakanye n'undi, byaba mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa mu buryo bw'uko bumvikanye, sibyo ko dushishikariza abantu kubana barasezeranye imbere y'amategeko, imbere mu rusengero, ababyeyi bakabaha umugisha. Ibyo byiza. Iyo ufashe iyo nyito yuko runaka twarashakanye kandi baratubwiye ngo tubaye umwe, bivuze ngo bigeze naho mfata kubyo atanshikirije mu ntoki nkabyiha nta ruhushya. Nge ntago mbibona nk'ibintu bisanzwe, mbona ko ari ibintu biba bije bitewe n'izindi mpamvu zingana ururo. Ushobora kubyita gutyo, ariko yewe hari umumama umwe twaganiriye avuga ati umugabo wanjye afata ku gacupa. Iyo yajyanye mu kabari amafaranga ngo byaba 100,000, nta n'ijana ari bugarure, nta n'igiceri cy'ijana ari bugarure. Ati noneho ati jyewe ayo mafaranga ndayakoresha ibintu bitunga urugo.
urumva tugewe ndi umudamu we wemewe n'amategeko so hari ibintu ndi bukore kandi ejo bizakora iki bizagirira umumaro urugo we akumva ari justified akumva yego nta kibazo nta kindi agiye kuyakoresha ariko noneho nareba n'uyu mugabo wari ufite amafaranga runaka akabona ntabwo kigera 50 yari afite 50 ajya mu rugo icyizere kiri bukora iki kiraza kugabanuka yego ariko uriya mudamu we akumva ibyo akora ari byo nta kibazo we afite kubera izo mpamvu zitandukanye maybe in a professional setting hari bamwe babyumva ariko hari igihe ubuze umuntu wawe yego uwo mudamu ntitwamushyigikira akajya acomokora Godfrey njyewe aho nicaye ahangaha hari ibintu wenda navuga nemera nk'umuntu kandi nk'umudamu cyangwa nk'umujyanama cyangwa umutoza mu bijyanye n'amafaranga yego noneho tugarutse ku rugo mu muryango mu rugo hari ibyo bavuga mu kinyarwanda ngo wibahetse ayigisha mu mugongo wahetse ndimo kwibaza ngo ushobora no kubikora wenda nk'umumama ucunga wenda nta mwana ukureba ni wowe n'uwo mufuka ariko nemera icyo bita spiritual world ubuzima bw'umwuka uko mu marangamutima yawe hameze ibyo utekereza ushobora kwibwira ngo ntago wa mwana bizamugeraho ariko kubera yuko ubikora wowe nka mama bikazamugeraho so ntago ndimo kureba wa muntu uri mu mugongo hano umugongo physically ndimo kureba wa muntu uri mu mugongo mu buryo bwose bw'umuntu wuzuye n'uburyo bw'umwuka burimo noneho ngaruke rero kuri wa mugabo ese ubundi umugore ajya gufata amafaranga nta burenganzira yafitiye byatewe n'iki ari naho naringiye guhera burya haba hari impamvu navuze ngo impamvu zingana ururo impamvu ni nyinshi impamvu ya mbere wenda umugabo ni controller ni wa muntu uba ushaka kumenya ngo ifaranga rimwe amafaranga abiri amafaranga atatu yagiye kuri ibi n'ibi ntasigemo ka kantu k'ubumuntu k'umudamu nawe ashobora gufata icyemezo cyo kuba yagurira umwana agakabutura bikaba byajyana wa mudamu muri cya cyiciro nkunze kuvuga kivuga ngo mpa mama ni ugusaba mpa mama ni ukuvuga ngo kugira ngo wowe umugabo umpe cyangwa uha umugore wawe iteka agomba kubanza kukuguyaguya no kukugusha neza no kukubyinirira no kuvuga ibidahari kugira ngo ubashe kumuha ku gafaranga rero nk'umuntu Godfrey uri counselor urabizi umuntu hari ukuntu agira icyo twita coping mechanism agira ukuntu yirwanaho bitewe na situation bitewe na cya kintu twavuze ikibitera ngira ngo mu kinyarwanda dukuze kuvuga ngo kizigenza n'iki kubera yuko adafite imbaraga zo kukirandura we akayishakira ubundi buryo bwa mbere no gucomora cyangwa gucomokora cyangwa financial adjustment mbese ni ugushaka ukuntu ya mafaranga yabona ndetse akaba nabizi neza ko ubikeka sibyo ubikeka ko yayajyanye ariko nawe kubera imico itari myiza ukoresha ugatinya kubibaza sibyo yego noneho twese hamwe uyu mugabo nawe afite imibani itari myiza n'amafaranga yego kuko mu myemerere yanjye ntabwo kiretse ari ingeso yongeye nkunda kwita ko ari nk'indwara yo mu mutwe aho umuntu ashobora gufata amafaranga akayafata kandi yarasanzwe afite andi reka mbyite nko kuyiba kandi byabaho ku mugore cyangwa ku mugabo atari ikibazo cy'indwara yo mu mutwe wa muntu burya ikintu abagikora hari impamvu abagikora kuko yarimwe kugeza ubwo noneho akoze cya kintu kidasanzwe
cyo gutwara nta burenganzira. ariko bibuka muri cya kiganiro twakoze ubushize aho twavuze ko nubwo cyari mu cyongereza aho wavuze ngo bakwigishije wowe ababyeyi bawe kugira imibanire myiza n'amafaranga. Hari umuntu nk'uyu nguyu nta mibanire yagiranye n'amafaranga n'ababyeyi be ntibagize bamwegereza amafaranga, noneho arayabonye umugore maybe nta n'ikibazo afite rwose, ariko kubera ko yabaye denied access ku mafaranga agiye kuzamuriza ingeso kugira ngo maybe for survival arebe ukuntu yabaho. Urakoze cyane Godfrey, uzanyemo ikindi gitekerezo. Buriya ubwo twavugaga ngo hari umugabo wima umugore bigatuma umugore agira icyo nakwita coping mechanism, ubundi buryo yakoresha kubona ya mafaranga, kandi n'umugabo byamubaho kimwe. Nk'uko hari n'umwana wawe wibyariye ushobora kuba afite iyo ngeso, bikaba bishobora kwimanifesta, kwigaragaza mu buryo wenda bubiri. Cya mbere ni indwara yo mu mutwe, hari akantu kaguma kamwoshya gufata ku bitari ibye, biba bisaba na counseling idasanzwe kugira ngo uwo muntu bamufashe. Noneho hariho wa muntu wimwe bisanzwe ariko akaba rwose nawe hari ibyo ashaka gukemura. Ntabwo umwana azakenera amavuta ngo agusabe, ngo akenere umuneke agusabe, akenere amata agusabe, noneho agiye gukoresha ubundi buryo, sibyo? Adjustment nk'uko wabivuze. Hariho n'uwo baha igishoro nako amafaranga y'umunsi, kuko hari ingo zicungira ku mafaranga y'umunsi. Umugabo ajya gusohoka mu gitondo agasiga ku gafaranga, ngira ngo nko mu bihugu duturanye aho bita ku kameza, akagashiraho ayo bari bukoreshe y'umunsi. Ugasanga hariho niba urugero yagombaga guhaha ikiro cy'inyama, araza guhaha inusu ayiteke yiyeranje ukuntu ari buyigabure, amafaranga ya nusu yandi areba ukuntu ayazigama. Hari abagiye banabikora bagatangiramo business, sibyo? Noneho rero hariho umuntu uteye atyo. Ngiye nkuko wenda nabasangije, natangiye kugirana imibanire n'amafaranga nkiri muto. Hariho umwana utaragize ayo mahirwe, agakura mu mutwe we yarashizemo gutekereza ngo baranyima, sibyo? Yarimwe cyane kugeraho bigeze kuri cerveau, bigeze ku bwonko. Noneho yajya mu rushako, akabona uwo bashakanye afite amafaranga, kubera uko kuntu yimwe cyane, akagira iyo ngeso, kuko noneho arayabona. Ntashaka kongera kwisanga muri cya gihe cyo kudahabwa, araza kuyafata, araza kwihereza. Yego. Ako kantu sinzi niba urimo kumva uburemere bwako. Ni ukuvuga ngo yarimwe cyane kugeza ubwo noneho ageze ahantu akabona bihari, kandi nabwo wenda uwo bari kumwe atarabasha kumenya ko uwo muntu afite icyo kibazo cyo kuba yarimwe, noneho akajya acomora kugira ngo azibe cya cyuho cy'igihe kirekire yigeze yimwa. So bikaba ingeso y'igihe kirekire. Noneho rero ngira ngo urabizi muri psychology, iyo umuntu akoze ikintu bikisubira inshuro nyinshi, bihinduka ubuzima bwe. There is that rewarding experience. Iyo abikoze biryoshye, yumva aravuga ati cyagiye nasabaga mama ntame, it's okay, ubu ngubu uyu nguyu utajya umbaza, it's okay, ntacyo bitwaye. Akaziba icyo cyuho muri ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu twashimangira cyangwa se ngo tuvuge ngo ni byiza. Ariko kera abantu bize kera habagaho kosito ga home economics, sinzi mu Kinyarwanda uko tubigira. Ugasanga umwana niba umukobwa ajya gushaka, niba umuhungu azi how to manage a home, azi uko yakwifata n'amafaranga, uko yabana n'amafaranga. Uyu munsi wa shangazi wanjye bakarangaje undi uba Gicumbi, uwo muntu twamufasha gute mu magambo makeya?
Godfrey, urimo kunsembura ku kantu maze igihe nsa n'ushaka no kuganiraho wenda nanisabira ababishinzwe mu by'ukuri ibijyanye n'imicungire home management imicungire cyangwa imitunganyirize cyangwa kwegeranya urugo ntabwo mvuga inzu ndavuga iyo nzu abantu barimo n'ibirimo n'imibanire n'ibyo binjiza ntabwo ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri urebye no mu badukuriye cyangwa abatubanzirije ntabwo twavuga ngo byose bari babizi 100%, ariko ahari bafite ukuntu bari barahawe impamba yabafasha kumenya ngo umuntu yihangana ryari arakara ryari bigenda gute kubaho mu bihe bitandukanye bitewe n'icyabaye. Iyo tubyimuye tukabijyana mu nzego ziri hejuru tubyita situational leadership. Yego. Ubwo nukuvuga ikintu kintu. Nukuvuga ngo ni gute umuntu ashobora kwiyobora cyangwa kuyobora abandi bitewe n'igihe. N'ibihe harimo. Now, icyo nashakaga kuvuga rero muri home economics. Ababyeyi twari dukwiriye guhaguruka tukongera tukarera abana tubigisha ayo masuku uko guteka uko kwicara iyo myambarire amasaha yo gutahira amasaha yo gusenga ni gute abantu bicara ku meza bakaganira mbese bya bintu byose ariko noneho tubigarure ku mafaranga kuko ngira ngo icyo kiganiro cy'uyu munsi birakwiye ko ababyeyi tubwiza abana bacu kuri ntidushireho ya sura y'uko dufite tudafite. Niba umwana wawe ashaka ice cream ukaba udafite amafaranga kuyigura uyu munsi mubwire ko uyu munsi utayifite ariko ikindi gihe uzayimugurira. Muri home economics cyangwa home finance cyangwa family finance management hari n'agatabo mperutse kwerekana nasomye how to manage family finances. Birongera bikagaruka kuri cya kintu cy'uruziga rw'ubuzima bw'umuntu. The wheel of life. The wheel of life. Muri wheel of life harimo ngira ngo nkunda bivuga ko ari nko ku ngingo ya 7 aho tuvuga kuri fun, kuri recreation and shaping your environment with your money. Uko ukoresha amafaranga yawe bitewe n'umunezero n'ibyishimo ushaka n'abantu muri kumwe ni ukuvuga ngo wowe nka mama wowe nka papa urakora umunsi ku wundi turabibona. Ntutubeshye ngo ice cream wayigura buri munsi, ntutubeshye ngo wayigura buri cyumweru, ariko kubera yuko ku ruziga rw'umwana w'umuntu haba hariho ibintu byinshi bikenewe na ice cream uko ikenewe mu mafaranga yawe wowe papa wowe mama wowe tantine wowe tante wowe tonto na oncle tegura uvuga uti rimwe mu kwezi mu bushobozi bw'aya mafaranga kuko abana banjye nzi ko bakunda ice cream kugira ngo nibagenda ikindi gihe nyanga hari igihe twakoze ku kiganiro cyitwa how to help them thrive ni gute bazaba mu isi nabo kugira ngo nibagera mu isi yo hanze abantu batazajya bavuga ice cream ngo umwana yibaze ngo ice cream ni ibiki sibyo ukabagurire kuko wabiteguye ko yita kabaguriye ejo bundi muri plan yawe y'ukwezi gashiremo ejo mushaka gusura abantu ukabona umwana wawe ameze nkaho ntagazi byari byo akamera nka wa muntu numvise ngo umuwaita yamaze kubaserva arangije bazana kirida kubera yuko yari yifitiye udufaranga dukeya aravuga ngo ngo ibyo bazanye ariko urabyiyishurira. Nuko uyu mwana atabaye exposed hanze ngo yarazi ngo kirida niki so kugira ngo umwana atazabaza ngo ice cream niki kuri financial wellness bitugu byawe your shoulders must be light ugategura ukavuga uti rimwe mu kwezi abana bangiza abagurira ka ice cream aho ngaho harimo cya kintu tuvuze cya family financial management planning budgeting management. Ngira ngo hari igihe abadamu bacomokora
kubera bashaka kugurira abana babo ka ice cream. Ariko icyo ngicyo ntabwo twagishishikariza abantu, ahubwo icyo twashishikariza abantu gucomora, nyamuneka mudamu, nyamuneka mugabo, wituma mugenzi wawe agera ku gipimo cyo gucomora, cyo kwiba cyangwa gutwara atahawe uruhushya. Ahubwo mwicare mubiganireho mubwizanye ukuri. Hari ukuntu wenda mu bihugu turimo bimwe bya Afurika, wenda n'aha turi mu Rwanda, aho usanga abantu batinya kubazanya cyangwa kubazanya, mu cyongereza icyo nakwita straight talk. Noneho gusasa inzobe, urakoze cyane. Noneho hari ucomora, hari n'udatanga. Ariko abantu ntabwo bicara ngo babwizanye ukuri. Uyu nguyu udatanga tumubaze, ese wowe kubera iki wima umuntu ubushobozi bwo kuba yagura n'ibiri basic, yagura n'agakabutura k'umwana, yagura agakweto. Ugasanga umuntu umwe ufite amafaranga niwe ukora byose, niwe shoppinga, niwe ugira gute. Ibyo babyita control. Ni ukuvuga ngo umuntu umugize imbata yawe cyane, ku buryo akantu kose, nko ku umudamu ukiri mu gihe kiri reproductive, umudamu ukibyara, sibyo, ajya mu mihango buri kwezi. Yego, ese ni ngombwa ko buri kwezi ngomba kuguha raporo ngo noneho ndashaka ibi? Wasizemo akantu kanyemerera kuba najya kugura ka kavuta cyangwa kugura iyo kotegisi pad ntarindiriye kugusaba. Wasizemo ka kantu gatuma nshobora kugurira umwana umuneke kuko ndawubonye kandi nzi yuko amaze icyumweru nta muneke. Cyangwa igi, muri iki gihe dushishikariza abantu kugaburira abana animal source foods, kubikomoka ku matungo, ayo mata, ayo magi, ako kanyama. Wasizemo ako kantu, ubuse wowe uri ku kazi, papa runaka amata yashize, mukandi kanya papa runaka n'umunyu mbonye ntawe, mama runaka, sigamo kakana. Agnes, hari ikintu noneho tujye muri home economics. Hari umupapa we abazibije ngo ukwezi niba ni 200 ngahe yo guhahira urugo. None we akagenda akabihaha, akanaguha nayo mafaranga yo kugura utundi tuntu twa spices and what. Noneho hari ikibazo gishobora kuza hagati aho ngaho, niba hajemo abashyitsi mukoresheje muwadana ibyo mwagakoresheje, birumvikana. Ariko ugasanga undi akavuga ati jewe nabahaye nta kindi mumbaza, noneho umugore bikamucanga. Izo kesi zibaho cyane. Godfrey, cyo twavuze turi wenda bunashimangire cyane, abantu bashakanye, abantu babana mu rugo bakwiriye kuganira, sibyo? Ntutume mugenzi wawe ananirwa gusohora ijambo yari bukurikire ryo kugusaba akariniga. Wowe uramuhamagaye uti yewe runaka, mama runaka, turi buze kugira abashitsi, sibyo? Akikiriza akavuga ni bangahe, wenda umubwiye umubare, sibyo? Kubera ukuntu yamenyereye uburyo umufata, agatinya cyane no kukubwira ngo burya byabihahwa byarashize cyangwa dusigaranye bikeya, sibyo? Hari scenario nigeze kumva, ntago nabibonye, ariko aho umudamu biba ngombwa ko ajya ku muturanyi we kumusaba ibyari buze kwakiriza abashitsi. Kubera iki? Kandi umugabo w'urwo rugo arakora, n'umutunzi aratunze, urumva? Ariko kubera ukuntu umudamu yafashwe, aratinya gusohora the next word, irindi jambo, ko azi ko wenda nabivuga bari buze kumubwira ya magambo atari meza, ngo ariko muri uru rugo ngo mwicarira imyobo, cyangwa muzinga amafaranga nyasoroma ku biti. Ndabona ibyiciro by'abantu babiri muri uru rugo, harimo ukize, hari n'undi. Abo bantu sinzi ukuntu ntawe wize finance, urabona ibyiciro
niba umugabo afite na telefoni nziza cyane umudamu afite gatoroshi yego ari nabyo bikunda kugaragara kubera yuko twavuga ngo Imana ifite ukuntu wenda yahaye abagabo mahirwe kurenza ay'abagore mu buryo bwo gushugurika ngo babone agafaranga. Hari mu bo tujya dukorana bakunda kuvuga ngo babone uburyo bwo gukirigita agafaranga. Usanga mu ngo nyinshi umugabo arakize, umugore w'umugabo ukize arakennye kurenza umugore w'umugabo udakize. Agnes, ibyo bibaho koko? birahari bivuga bizi none narabyiboneye kenshi, aho usanga nyine njye nifitiye iPhone, sibyo? Ugasanga umugabo afite iPhone igezweho, reka tubivuge gutyo, umudamu afite ka Tecno agafone, nayo ngiye kuvuga hari ubundi buryo iyo mu cyaro babyita kakandi kagatoroshe. Noneho ibyo bintu biranaguka cyane, nkunze no kubivugaho kenshi, biraguka cyane aho usanga nko ku mbuga za WhatsApp umudamu ntawe uriho, amakuru arayahabwa. Hari impamvu nabwo hari igihe umugabo abikora kugira ngo amukontrolinge, amugumishe aho ngaho, icyo twita domestication. Control wanshakije ijambo neza mu Kinyarwanda. Mbese njye navuga ni nko gutsikamira. Gutsikamira. Cyangwa se gutwikira umuntu, mbese ugashiraho imbibi adashobora kurenga. Ariko ubwo wenda abadukurikira controlling bashobora kuzadushakira ijambo rimwe ry'Ikinyarwanda. Hamwe nyine umuntu amakuru abandi bamenye kwikubitiro we ntago yamenye, ahora muri ibyo nabyo byarabaye, byabaye ryari, hari inama izaba ngo papa kana ku bundi niwe ujye umpa amakuru, akandi amazi iminsi atahabwije ntago tuganira. Urumva? So icyo nashakaga kuvuga rero ni ukuvuga ngo ku rwego rw'umuryango hari ibintu abantu baba bagomba kubanza gukemura. Kimwe muri byo ni kuganira. Icya kabiri, banyarwandakazi, tubwizanye ukuri no mu mafaranga kuko mu mafaranga sinzi ikintu kibamo, nuko mpora mbivuga, ntitubwizanye ukuri. Sibyo? Icya gatatu, mu by'ukuri umuntu ntiyakagombye kuvunika cyane akubwira ngo mu buryo ndi bwakira abashitsi. Aho harimo no guhindura imvugo. Ese kuki nk'umugabo ushaka ko umubyinirira cyane iyo bigeze kugusaba ku gafaranga? Uyu ni umufasha, ntabwo ari umukozi. Ko ni umufasha. Hari abantu bamwe baba barahishuye ngo bavuga ngo uyu mugore wawe asa neza, sinzi the way to phrase it, ngo nicyo cyubahiro cy'umugabo. Ubundi byakagombye. Hari usanga umugore afite imodoka nziza kurusha umugabo, ugasanga umugore afite telefoni nziza kurusha umugabo. Aba barateye intambwe. Oya. Nabwo ni ukubireba. Hari igihe n'ubundi wasanga umugore ari ufite amafaranga menshi kurenza, ariko hariho n'abagabo akenze nka 2 cyangwa 3, aho usanga umugabo ashishikazwa cyane no gutuma umugore we agira ibintu biri kuri map. Mbese kuri map uvuga ni bigezweho, umugore wanjye agomba kuba afite ibi, akaba ari byo ntibazansuzugure kubera ko umugore wanjye ibyo nabyo birahari, ariko ntago ari henshi. cyari. So Agnes, murakoze cyane rw'ibyo bisubizo muduhaye. Ahubwo ndakangurira abatwumva ko bajye babaza ibibazo muri comments kandi basharinge content, banalikinge kugira ngo YouTube gikora recommendation ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Godfrey. Ngewe nasozana none mvuga ngo nyamuneka
abacomora babireke babireke ariko n'abatuma bagenzi babo bacomora nabo bisubireho n'abakristo ziko babikora byabaye umuco so murakoze cyane kubwo kudukurikira naho ubutaha